There is a risk you may die when you stand up. Excellencies, dear friends, we come together in sorrow to mourn the victims of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Twakiranye kwa Perezida wa Repubulika ugiye kutuyobora mu gikorwa cyo gucana urumuri rw'icyizere nk'ikimenyetso cyo kubaho ndetse n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda rwatangiye kwanda mu mitwe y'abanyamahanga, abantu batangiye kwibaza abakomeye ku isi hirya no hino, ese uru Rwanda rugaragara nk'akadomo ku ikarita y'isi, uru Rwanda ko rukomeje kuza mu mitwe yacu bimeze bite? Tugiye kubiva imuzi mudutize amatwi yanyu. Welcome to Ntega Official. Yes, ni nyuma yuko Minisitiri w'Ububiligi cyangwa se Prime Minister wa Belgique witwa Maxime Prévost w'imyaka 47 wavutse mu 1978 yafashe akanya aricara asubiza ubwenge ku gihe, afata akanya azunguza umutwe, afata akanya bikora atabishaka, ariko afata ikaramu arandika, yandikira isi yose muri rusange, yandikira Abanyarwanda muri rusange. Yisegura, yagaragaye yisegura ubwo Minisitiri Maxime Prévost yagendaga akora ingendo zitandukanye, agakora ingendo hirya no hino, agakomeza gukora ubujurire, akavuga ko u Rwanda uko byamera kose azashirwa ari uko u Rwanda barushize hasi cyangwa se rufatiwe ibihano. Yakomeje kugira igitutu mu mutima we, akomeza kugira igitutu, yitegereje abona amahanga yose ari mu gikorwa cyiza cyo kwibuka. UN, United Nations, abona batangiye bari muri gahunda yo kwibuka ubwo Antonio Guterres nawe yavuze ku gikorwa cyo kwibuka Abanyarwanda cyangwa se Abatutsi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, abigarukaho cyane avuga ngo yifatanyije n'Abanyarwanda, isi yose yifatanyije n'Abanyarwanda muri rusange bitewe n'umubabaro udasanzwe. Avuga ko iki gihe ari igihe cy'umubabaro cyangwa se ari igihe cy'agahinda gakabije kabaye ku Banyarwanda kubera Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Akomoza ku marorerwa yabaye, aravuga ngo birashoboka ko n'iki gihe byaba hatabaye gushiramo imbaraga no gushira ingufu mu kurwanya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no kurwanya abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ayo n'amagambo Antonio Guterres, Secretary General wa UN, yavuze. Haza kugaragara nyuma gatoya Maxime Prévost w'imyaka 47 nk'uko nabivuze, wavutse 1978, afashe ikaramu nawe yandika avuga ku ruhare Ababiligi bagize mu gusenya Abanyarwanda cyangwa se mu kuba imbarutso nyamukuru yo guhaguruka cyangwa se yo kuba igikorwa cyabayeho cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Avuga ko Ababiligi babigizemo uruhare ubwo bafataga abasirikari be bashinzwe kuba bafasha mu kurinda ayo marorerwa, bakabavana mu Rwanda bakabasubiza mu gihugu cyabo mbere y'ubukoroni. Nabyo arabizi gusa ntiyabisesenguyemo byinshi cyane ngo abyinjiremo in deep, ariko yagaragaje ko yifatanyije n'Abanyarwanda kandi yisegura, kandi azakomeza guhagararana n'Abanyarwanda muri rusange mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aya magambo Maxime Prévost yavuze ntabwo abantu benshi bayumvikanyeho neza, kubera ko nubwo yavuze ko yifatanyije n'Abanyarwanda mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994,
yaje kuvuga ko yibuka cyangwa se yifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka abantu bagera ku bihumbi 800 mu gihe raporo cyangwa se umuryango mukuru ku isi hose wemeje ko abazize jenoside mu 1994 yakorewe abatutsi barenga miliyoni. Abanyarwanda benshi harimo ba Sadate Munyakazi uramufana wa Rayon Sport bose bagarutse kuri Twitter ye barandika baravuga bati wibeshe, icyo kintu ni ukwirengagiza nkana no gupfobya jenoside. Ni byiza ko uvuga uko ibikorwa cyangwa se uko amateka ameze kurusha kugoreka amateka. Bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abatutsi barenga miliyoni. Ibi rero amaze kubivuga hari ikindi kintu yavuze, aravuga ko arahagarana n'abanyarwanda cyangwa se yiteguye kurwanya FDLR ngo yakoze jenoside mu 1994, ariko abivuga agaragaza isura yo gushaka kubakuraho ko ari abajenosideri. Ibyo ngibyo by'abanyarwanda abadiaspora hirya no hino inshuti z'u Rwanda bakomeje kuvuga ko uko ari ukwirengagiza nkana no gupfobya jenoside, mu gihe yavugaga ko muri 2019 bashizeho itegeko rihana umuntu wese watesha agaciro cyangwa se wapfobya cyangwa se wagabanya imbaraga za jenoside yakorewe abatutsi agamije gutesha inzira n'umurongo w'abanyarwanda bafashe mu bikorwa byiza byo kwiyunga kunga abanyarwanda no gukomeza kwibukira ku mateka kugira ngo amarorerwa yabaye mu Rwanda atazongera kuba ukundi. Nyuma y'ibyo byose rero amahanga yose nakomeje kubabwira ko u Rwanda ruri kugenda rurandana rukagera mu nyamahanga bose, rugaragara nk'akadomo ku ikarita y'isi. Ariko nanone u Rwanda rwakomeje gutekerezwa n'abantu bakomeye, abagabo bakomeye, ndetse rwatangiye kuvugisha abantu benshi. U Rwanda, Imana y'u Rwanda itangiye kuzirikana u Rwanda, aho Addis Abeba muri Ethiopia hariho n'ubundi gikorwa cyo kwibuka, hari hahuriye Union Africaine cyangwa se ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Harimo ambasaderi wa Israel nawe yaje muri iyo nama witwa Avraham Negist, ariko byagaragaye bamusohora urwandiko rwasohowe na Israel. Bavuze ko ikigo gishinzwe ububanyi n'amahanga cya Israel cyavuze ko kitishimiye isohorwa rya Avraham Negist ubwo bamusoraga mu nzu cyangwa se mu nzu mbera byombi yarimo inama ya African Union Addis Abeba. Bamusohoye bavuga ko uyu mugabo afite uruhare cyangwa se Israel ifite uruhare rukomeye mu iyicwa ry'abantu bari gupfira muri Gaza, abanya-Palestine. Aravuga ati nayo ubwayo ni jenoside, uyu muntu ntago yakwicarana natwe. Ibi byose rero biri kugenda biza bikagaruka ku Rwanda. Iyi nama icyambere yari iteranye kugira ngo bibuke cyangwa se bifatanye n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko mu uko kwicara hajemo no kuba Israel cyangwa se ambasaderi wa Israel muri Ethiopia bamaze kumucisha mu bigori. Baravuga bati wowe ntago wakwicarana natwe. Ibi ngibi rero byose biragaruka bituma u Rwanda bongera gutekereza, ese u Rwanda ni igihugu ki? U Rwanda ko rukomeje kuza mu mitwe y'abantu benshi, abanyamahanga bakomeye. Ibyo byose bikagenda bigaruka ku cyubahiro perezida akunda kuvuga. Ejo bundi mu kiganiro mbwirwaruhame yakoze cyo kwibuka abatutsi bazije jenoside mu 1994, yavuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo tuzapfa turwana aho gupfa tutarwana. Batwishe tutarwana, ariko ubu ngubu tugomba gupfa turwana. Iyo urwanye ngo birashoboka ko ushobora gupfa, ariko ntuzemera agasuzuguro. Ni byiza gupfa urwana ku burenganzira bwawe. Agaruka ku magambo akomeye cyane, aravuga ati iki gihe ukuri
ntikwemerwa ku isi, ariko uzakomeza uhagarare ku kuri kwawe, uzapfa urwanira uburenganzira bwawe aho kugira ngo uzapfe utarwana. Mukomeze rero kubana natwe, mukanda subscribe, mukomeza kutuzirikana kuri Ntego Official. Turabakunda, ciao, bye bye, turaje mu kanya.